Mumeze mute nshuti mukurikirana ikiganiro isi yacu, mumeze mute aho muri hose. Turabashimira rero uburyo mukomeje kudukurikirana gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero mu kiganiro isi yacu ngiye kubagezaho inkuru y'abana b'abanyeshuri. Iyi nkuru kandi mbibutse ko ari inkuru twagejejweho n'umuntu wahoze ari umupfumu wafashije bano bana b'abanyeshuri, ariko ubu ngubu akaba ari umukozi w'Imana ukomeye cyane, ndetse aratanga ubuhamya ko Imana ishoboye byose. Hari aho yamukuye, hari naho ari ubu ngubu kubera Imana ishobora byose. Iyi nkuru y'aba bana rero b'abanyeshuri, abana bagejeje igihe cyo gukora ikizamini cya leta, baburaga iminsi 4. Abana bigira inama, baravuga bati buriya tugiye ku mupfumu yadufasha akaduha ubwenge tukazabasha gutsinda ikizamini cya leta cy'amashuri yisumbuye. Abana rero ntibatindiganyije, bagiye kureba umupfumu. Umupfumu arababaza ati se nimba mushaka gutsinda muri tayari ko icyo mbatuma cyose mugenda mukagikora? Abana bati turi tayari. Umupfumu ntiyazuyaje rero, yarababwiye ati mugende mujye mu mabotike mugure amakaramu, buri wese agura ikaramu ye, ubundi mugaruke hano mbabwire icyo mukora. Abana barabikoze, gusa yari yababujije ko izo karamu uko bazikura mu kabogisi ariko bari buzizane batazifunguye. Niko bazizanye koko. Abana bahageze arababwira ati mugende mwirimbi ririmo abantu bashyinguwe uno munsi, muragenda mucukure, buri wese arafata imva ye, mwinjiremo mugende ufata ikaramu uyihereze umurambo uri muri iyo mva. Niko abana babigenje. Abana baragiye kuko bafata ya makaramu, bajya mu mva z'abandi, baragenda bapfumbatisha iyo mirambo irimo ya makaramu. Abana baragiye bapfumbatisha iyo mirambo amakaramu nk'uko umupfumu yari yabibabwiye. Basubirayo baramubwira bati twabirangije. Umupfumu arababwira ati nyuma y'iminsi 3 muzasubira mujye gufata amakaramu yanyu. Abana koko barabikoze. Iminsi 3 ishize, ku munsi wa 3 basubirayo. Gusa umunsi wari gukurikira uwo nguwo niho bari bafite ikizami cya leta. Baragiye koko basubirayo, baracukura, bongera basubira muri zamva. Bagezemo mu gihe bagiye gufata ya makaramu, ya mirambo irababyukana. Bahise babura inzira yabazanye ngo birukanke, babona ahantu hose hahindutse ishyamba. Batangira kwirukanka, babona ibintu byinshi biri kubirukankana inyuma, babona ibintu bimeze nk'ibikoko, bimeze nk'ibidayimoni, biteye ubwoba cyane. Abana barirukanka bavuza induru, gusa nyine ntibamenye ahantu inzira yerekeza, buri wese yirukukwe n'undi yirukukwe. Gusa muri abo bana hari harimo umwe ufite umubyeyi usenga. Nimugoroba ajya muri veye hamwe n'abandi bakristo. Ubwo yageragamo, pasiteri yaravuze ati ubu tugiye gusengera abantu batandukanye bafite ibibazo bitandukanye. Aravuga ati ariko turahera ku bana bafite ibizamini bya leta ejo. Asaba ababyeyi babo ko nimba bahari bahaguruka, ubundi buri mubyeyi akajya avuga izina ry'umwana we, ubundi bakamusengera. Umubyeyi umwe rero ufite umwana muri babandi bari bagiye mu irimbi ahagurutse avuga izina ry'umwana we. Batangiye kumusengera. Ubwo bamusengeraga, ukuboko kw'Imana kwamugezeho aho yari arimo kwirukanka muri iryo shyamba. Umwana bimugezeho ahita avuga ati muntabare, ahita avuga ati mu izina rya Yesu. Yabivuze inshuro 3. Abivuze inshuro 3 yisanze noneho hari hejuru y'amarimbi. Abona ishyamba riragiye, ahubwo yisanga hahandi hari ishyamba hahindutse amarimbi. Uwo mwana nta kindi yakoze, yahise yirukanka asubira iwabo. Ageze iwabo bamubwira ko mama we yagiye gusenga. Ahita yirukanka ajya ku rusengero. Babana bandi babiri ntago bigeze bamenyerwa irengero. Uko bagumye birukanka mu ishyamba, ntawe uzi iherezo ryabo. Gusa ababyeyi icyo nababwira ni kimwe: mujye mumenya gusengera abana banyu, musengere famiye zanyu, musengere buri umwe wese ubakomokaho. Hari igihe ashobora kuba ari mu byago, isengesho ryawe rikamutabara. Tumenye kwinginga Imana nayo izatugirira neza. Mwakoze rero ukumva iki kiganiro, nshuti mwadukurikiye. Njye kibagezaho ni Mukisa nk'uko bisanzwe. Uwateguye inkuru ni John. Murakoze cyane.